abifuje rero ko nabagezaho amwe mu magambo yavuzwe na Jet Li, nizere ko volume zose mwamariyemo. Jet Li yigeze kuvuga ngo niba buri gihe uhagarika imyitozo kuko unaniwe gusa, bizakorohera no kubivamo. Niba buri gihe uhagarika gukora kuko unaniwe, bizakorohera no kubivamo. Iyo unaniwe uraruhuka, ntuhagarara. Hagarika kuko usoje, ntugahagarike kuko unaniwe. Niba buri gihe wemera guhagarika imyitozo igihe cyose wumva bitagushimishije, bizakorohera no gufata umwanzuro wo kubireka burundu. Niba buri gihe uhagarika gukora kubera ko gusa bitagushimishije, bizakorohera no kubivamo burundu. Jet Li yaravuze ngo mwigireho ariko ubikore mu buryo bwawe. Kumwigiraho ntibivuze kumwigana. Aranavuga ngo umuntu ntashobora guhitamo itangiriro ry'ubuzima bwe, ariko afite ubushobozi bwo guhitamo iherezo ryabwo. Uko uvuka nawe ubihitamo, ariko wahitamo uko uzapfa. Ni bya bindi Bill Gates yavuze ngo kuvuka ukennye si ikosa ryawe, ariko gupfa ukennye ni wowe bizabarwaho. Ubundi kuvuka ukennye ni ikosa ry'ababyeyi bawe, ariko gupfa ukennye ni wowe bizabarwaho. Nawe wahitamo uko ubuzima bwe butangira, ariko ashobora kugena iherezo ryawe. Yaba buri wese yahitagamo uko avuka, wagahisemo kuvuka uri nk'umwana wa Bill Gates, ukavuka uri umwana wa perezida, ukavuka uri umwana w'umuherwe runaka, ukavukira mu gihugu runaka, ariko nawe ubihitamo. Umuntu ntashobora guhitamo itangiriro ry'ubuzima bwe, ariko afite ubushobozi bwo guhitamo iherezo ryabwo. Jet Li yaravuze ngo umurava ni rwo rufunguzo rwo kugena iherezo ryiza. Aranavuga ngo nizera ko isi ari umuryango umwe munini, buri wese azamurwa no gufatanya na mugenzi we. Isi ni nk'umuryango munini usaba ko dufashanya ngo tuzamurane. Burya tuzamurwa no kuzamura abandi. Jet Li yavuze ijambo rikomeye ngo ibintu byihuse cyane ntabwo ari byiza, ariko n'ibintu bitinze cyane nabyo si byiza. Burya ibyiza ni ibiringaniye, ibirimo hagati no hagati, bya bindi bije mu gihe nyacyo. Iyo niyo mpamvu nkunda imikino njyarugamba. Ikwigisha uko ugenzura umubiri wawe, ikakwigisha uko ugenzura umutima ndetse n'ubwonko bwawe. Boni Jet Li. Jet Li yaravuze ngo intwaro ntabwo ari nziza cyangwa mbi, biterwa n'umuntu uyikoresha. Intwaro iba nziza cyangwa mbi bitewe n'uyikoresha. Yaranavuze ngo kunanirwa cyangwa gutsindwa ni igitoro cy'urwitwazo. Gutsindwa ni nka mazutu yo kugira inzitwazo. Gutsindwa ni ibiryo byo kumanika amaboko. Hanyuma Jet Li yaravuze ngo mu mukino njyarugamba, umwanzi ukomeye w'umuntu niwe ku giti cye. Byose bipfira mu bitekerezo byawe. Ibipfa byose bitangirira kuri wowe, kubera ko uko ubitekereza niko bikugendekera. Mu mikino cyangwa se mu mukino njyarugamba, umwanzi ukomeye w'umuntu niwe ku giti cye. Gusa ariko ntabwo ari mu mikino njyarugamba gusa, no mu buzima busanzwe umwanzi ukomeye wawe ni wowe ubwawe. Jet Li yigeze kuvuga ngo urukundo rufite imbaraga kuruta gutera imigeri. Aranavuga ngo niba ushaka gusobanukirwa ubuzima, ita cyane ku mitekerereze kuruta uko wita ku bigaragara. Ita cyane ku bwonko kuruta uko wita ku mubiri. Jet Li yigeze kuvuga ngo nifuza ko nta ntwari zakabayeho.
Jetiri ntabwo yemera ibintu byo kwitwa intwari cyangwa se kugira intwari. Iteka ryose dukenera intwari igihe hari ibibazo. Dukenera intwari iyo hari ubwumvikane buke. Dukenera intwari iyo ibihugu bihanganye. Dukenera intwari iyo nta mahoro ahari. Igihe bamwe bakandamiza abandi nibwo dukenera intwari. Iteka ryose intwari zikenerwa iyo zije gutabara. Igihe buri wese yishimye, igihe buri wese afite amahoro, twaba dukenera intwari ziki. Niyo mpamvu uyu muhanga Jetiri yavuze ngo isi yaba ari nziza haramutse hadakenewe intwari. Uyu mugabo yaravuze ngo reka umugore aba ari we uba umutware w'urugo niba ushaka ko mu muryango wanyu hahora agasusuruko. Yanatanze ubuhamya ngo umugore wanjye n'abana banjye nibo batware b'urugo rwacu, njye ndi umukozi wabo. Niyo mpamvu turi umuryango ususurutse kandi wishimye cyane. Reka umugore aba ari we uba umutware w'urugo niba ushaka ko mu muryango wanyu hahora agasusuruko. Yaranavuze ngo koresha imbaraga zawe zose mu gukora ibintu uzi, ariko ukoresha inshuro ebyiri zazo mu gukora ibyo udasanzwe uzi. Koresha imbaraga zawe zose mu gukora ibintu uzi, ariko uzikube kabiri mu gukora ibyo udasanzwe uzi neza. Jetiri yaravuze ngo nta ntsinzi iboneye kandi y'umwimerere ibaho. Abantu banyita umutsinzi byuzuye, ariko wakubwira ko hafi buri rugingo rwose rw'umubiri wanjye rwavunaguritse. Jetiri bamwita umutsinzi byuzuye gute kandi hafi ingingo zose z'umubiri we zaravunaguritse? Yaza kuba ari umutsinzi byuzuye yakaba afite ingingo zose zikora neza, zikiri nzima. Mu magambo yose Jetiri yavuze, reka nyasoreze kuri iri ngiri. Jetiri yaravuze ngo mu byo waba uhugiyeho byose ntukabure umwanya wo kwitekerezaho. Mu byo wahugiramo byose ntukabure umwanya wo. Ntugakangwe no kubona ibintu bidashoboka. Buri kintu cyose iyo kigitangira biba bigaragara nk'aho kidashoboka kugeza ubwo kibereye impamo. Niba ubona hari ibintu bidashoboka mu buzima bwawe ntugakangwe nabyo. Uyu mugabo yaravuze ngo iyo usimbutse umusozi umwe ntukagire ngo birarangira, haba hakiri indi misozi myinshi igutegereje. Nutera intambwe imwe mu buzima jya utekereza yuko hari indi misozi myinshi igutegereje. Ntukagotwe ngo uregeze ngo umusozi umwe warawusimbutse. Haba hakiri za Jari, hakiri za Mo Kigali, haba hakiri za Rugobagoba, za Budiridiri. Haba hari imisozi myinshi igutegereje. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo sinjya ntsindwa mu buzima, ndatsinda cyangwa nkabikuramo isomo. Ikibazo cyose gikuremo isomo cyangwa ugitsinde. Niko ubuzima bumeze. Sinjya ntsindwa mu buzima, ndatsinda cyangwa nkabikuramo isomo. Nuhura n'ikibazo jya ugikuramo isomo, ubuzima bukomeze. Nuko nguko isi imeze. Ntukajye wemera ko watsinzwe. N'isomo n'intsinzi ubwaryo. Uyu mugabo yaravuze ngo niba udakura ibyishimo mu byo ukora ukaba utanabikuramo amafaranga urata umwanya wuza. Ibi ngibi bihuriraho n'abandi bagabo benshi bagiye bavuga amagambo nk'aya ngaya. Niba ibyishimo utabikura mu kazi ukora, ako kazi kakaba katanagutunze ngo kaguha amafaranga ahagije ukire basi, urata umwanya wuza. Niba ukora ibyo wishimiye, courage, kora ibyo ukunda, amafaranga azagukurikira. Uyu mugabo yaravuze ngo abantu bazagufata uko uzabiyereka. Nuramuka wiyerekanye nk'umupfapfa, abantu bazagufata uko nguko. Niwiyerekana nk'umunyabwenge, nuko nyine bazagufata. Impamvu isi iri kugufata uko nguko nuko ariko wayiyeretse. Impamvu isi gufata nk'umuntu w'umunyantege nke nuko ariko wayiyeretse. Impamvu abantu bagufata nk'umunyembaraga nuko ariko wabiyeretse. Ushaka guhindura rero ukuntu biyereka kandi bigakunda. Impamvu abantu bagufata nk'umuntu wa fake utagishwa inama nuko ariko wabiyeretse. Niwiyerekana uko utandukanye nuko umeze uko nguko niko abantu bazagufata.
uyu mugabo yaravuze ngo baho nk'aho nta muntu uri kukureba, wigaragaze nk'aho buri wese ari kukumva. Mu buzima jya ubaho nk'aho nta muntu uri kukureba, ufata ibyemezo nkawe ku giti cyawe. Hari ibintu byinshi ukora uri mu rugo iwawe nta muntu n'umwe uri kukureba, ibyo ngibyo bari nabyo ukora mu buzima busanzwe, ariko wigaragaze nk'aho isi yose iri kukureba. Niba hari akantu gato wakoze wanagatwike, ikine witwikire ikine nk'aho isi yose iri kukureba. Nibwo buryo Mandela akubwira bwo kubaho. Hanyuma yaravuze ngo ntukaryame udafite ibintu bikugeneye mu biganza byawe byombi, nuzi niba ejo uzaramuka. Ntukaryame udafite ibintu bikugenewe mu biganza byawe byombi. Ni nkabya n'umunyarwanda yavuze ngo amavuta y'umugabo namuraye ku murundi. Ntukaryame udafite ikikugenewe mu biganza byawe byombi, kuko ejo nuzi niba arahawe. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo igitandukanya abantu bakuze n'abantu bato ntabwo ari imyaka. Kuba ufite imyaka 50, ndafite 30, ndafite 20, ntabwo ari cyo gitandukanya abantu, ahubwo ni uburyo bakira ibibabayeho. Burya ubunararibonye nibwo bukugira umusaza. Ushobora no kuba ufite imyaka 20 ariko ufite ubunararibonye buruta ubw'umusaza w'imyaka 50 cyane rwose. Igitandukanya abantu bakuze n'abato ntabwo ari imyaka gusa, ahubwo ni uburyo bakira ibibabayeho. Ubunararibonye nibwo bukugira umusaza. Uyu mugabo yaravuze ngo ikintu gikomeye kurusha ibindi si uguhindura abantu, ahubwo ni ukwihindura ubwawe. Buriya guhindura abantu biroroshye, ariko kwihindura ubwawe birakomeye. Niyo mpamvu ukwiye gushaka ukuntu wihindura mu gihe ubona ibyo ukora bitagenda neza. Uyu mugabo yaravuze ngo imbogamizi zisenya abagabo bamwe, ariko zigatuma abandi bakomera kurushaho. Hari abantu dukomera nk'amabuye kubera imbogamizi twagiye duhura nazo. Imbogamizi zisenya bamwe, ariko zigatuma abandi bakomera kurushaho. Nawe jya ukomezwa n'imbogamizi ntizikagusenya ngo urangire, kuko kwihorera kwa mbere kuri iyi si ni uko imbogamizi zigomba kugukomeza ukazihoreraho. Kwihorera kwa mbere ni ugutera imbere. Ba bantu bagushyize ibisitaza mu nzira bakabona ko ntacyo bakoze, baruhiye ubusa. Uyu mugabo yaravuze ngo ntukancire urubanza kubera ibyo ngezeho, uzancira urubanza ukurikije ibihe nanyuzemo, nkagwa hasi inshuro zitabarika ariko nkongera nkazanzamuka nkahagarara. Uwo ni Nelson Mandela. Yaravuze kandi ngo utahaye ibere ntukamutegeke uko abaho, nuzi niba yaronse iry'iburyo cyangwa iry'ibumoso cyangwa nta n'iryo yonse. Umuntu utahaye ibere umutegeka gute uko abaho, nuzi niba yaronse iry'iburyo, nuzi niba yarafashe iry'ibumoso. Ntugategeke umuntu abaho ntabwo uzi ibye. Uyu mugabo yaravuze ngo niba ushaka amahoro ku mwanzi wawe ugomba gukorana nawe, akaba n'umuntu wawe wa hafi. Niba uzi ko ufite umwanzi, bana nawe, ukorane nawe kandi abe n'umuntu wawe wa hafi. Hanyuma yaravuze ngo ubuzima si ibimenyetso twaremye, ahubwo ni itandukanirizo ry'ubuzima twaremeye abandi. Buri ubuzima buryoha iyo hari ikintu uremera abandi. Niba hari umuntu wafashije kuba ubuzima bwe buhagaze ubu ngubu, ukwiye kwigurira akantu. Ubuzima si ibimenyetso twaremye, ahubwo ni itandukanirizo ry'ubuzima twagiye turemera abandi. Hanyuma uyu mugabo yaravuze ngo yerekane nk'uwanyuma, ureke abandi bantu bizere ko bagusize inyuma, ko bo bari imbere. Wowe wigaragaze tu nk'aho uri inyuma, kandi urabafite, urabizi neza ko ari wowe uri imbere.